ikibazo cy'uburaya bukabije mu bakene n'abakire mu mujyi no mu byaro wakivugaho iki? Ikibazo cy'uburaya bukabije rero ngewe ubundi mba mbona hari umunsi umwe tuzabyuka dusanga hari mu mujyi Mateus n'ahandi hari ibi nimba nabyita nk'ibiki se mbyita usanga hari nk'amaroboti afite muscles nk'iz'abakobwa sibyo, afite n'ubwiza butangaje bugaragarira buri wese ko ari ubwiza ari foshete nziza. Noneho icyo gihe ntabwo ndi umuhanuzi ariko mbona ari ibintu bizabaho kubera yuko ari nk'uko ni kubivuga icyo kiboro kizaba gifite iyo robot izaba ifite muscles nk'iz'abakobwa, uzagenda uyigure wenda banaguhenda baguce nk'umumagana ngaho uyigure mu buryo bwa burundu. Noneho wewe ukiyongera volume bitewe n'ibyishimo ushaka, nimba ari n'amazi n'iki twakunda ajya bivuga byose ijye bikemura mu buryo buri successful. Noneho ijye inoze abantu, inoze rihaze rino rihari ry'abagabo batandukanye. Icyo kintu ntekereza ko ari ikintu kizabaho kubera yuko ibi bintu ni ibintu bifite brand nini cyane, bifite market, biracuruza cyane. Ugasanga abakobwa barangiza ishuri 80% bahise bigira kwicuriza iramari, urumva. Ugasanga abamama ba wenda bavuye mu byaro ahantu hagiye hatandukanye bageze kejeri barakoze biranza amari. Rero n'umuzungu cyangwa se undi mushoramari ashobora kuzamenamo ibiceri agahita akora irobo ifite muscles nk'iz'abakobwa akanayikora neza. Abakire bashobora kuzamenamo ibiceri bagakora nk'iyo robo ifite nyashi sibyo, ikaba ifite bullet amabere sibyo ahagaze fresh nk'uko abagabo babyifuza kwa kundi byatarakitinga abagabo. Noneho icyo kintu kikaba cyakurura abagabo bakabigura mu buryo bwa burundu, ntibazajye bagura nyine bano bageri babikora mu buryo buhoraho kandi banabahenda bafite n'uburwayi butandukanye. Ni ukuvuga iyo robot izaba idateza buno burwayi bugandurira mu mibonano mpuzabitsina, idateza no gukoringa bya buri munsi byo kubona kuba yagusenyera. Iyo robot ishobora kuzajya igura n'umuntu akaba afite nk'umugore ariko wenda atamunyura akagura n'iyo robot kugira ngo ajye yongera volume yahaze irari ryiwe cyangwa se birabyanye na bya successful ikabihaza mu buryo bunoze buri enough sibyo. Iyo robot niramukije rero iki kintu cy'uburaya bukabije nk'uko hari ukimbaje nibwo kizashyirwaho akadomo. Ngewe ubundi ibisubizo byinshi nkunda kubirangiriza mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Kuko ikoranabuhanga riraza rigafata ibintu bimeze nk'ibya kamere byaranze kuranduka bigahita ribirangiza mu buryo bwa burundu. Naho mu gihe iyo robot yaba izaba itarahari ifite izo muscles zihagije ntabwo uburaya buzagabanyuka kubera yuko ikintu giteza uburaya se ubu nabikontrol si byatindara ko ngiye mwita njya mu bintu bya history bya kera nkabajya muri za turabure nta ribi. Okay, urabona wenda ku bagabo sibyo, ku bagabo abagabo baba baremanywe irari ku bijyanye n'aho badahuje munsi y'urukenyerero, yaba ari abubatse n'abatubatse nta kantu bahuriraho nyine karica ziri different n'ibyiwe ibyo bintu byahita. Noneho banavuga yuko buriya umuntu uhura n'abageri benshi cyangwa indaya nyinshi uvuge mu buryo bweruye sinzi niba nta kibazo biteza. Iyo ubagura cyane bavuga ko ngo hari astrotube zigenda zikuzirika, hari dushimi tutagaragara tutaboneshwa ijisho tugenda tukuzirika ubwo huye n'uwa mbere turakuziritse. Ubundi bavuga ko izo astrotube zitangira ku mugore wawe wa mbere, uriya mama mwarajyanye tube irakuziritse iratangire ku mugore wawe mwajyanye mu murenge. Uhuye n'undi muntu murahuje mugiranye ibihe byiza cyangwa se hari uburyo bitangira relation ubona n'ahantu kuri zagera musuhuzanya bisanzwe mubazanya amakuru agatangira kukubwira ibibazo bye nawe umubwira ibyawe bikazarangira bigeze kure nyine hakahita habaho sexio nawe astrotube kabira kuziritse. Noneho tubona kandi ibintu bishoboka yuko ushobora kuba ufite umugore ukajya no hanze bikaba ari ibintu ubwonko bwawe bwabitse ko bishoboka. Ejo ukahita ujya no ku wundi astrotube zirakuzirika. Noneho iyo zamaze kuri astrotube imwe habamo na attracting akantu kagukurura. Ni ukuvuga iyo uri nka nijoro ahantu kugira ngo bitange mu buryo bwumvikana, nange example yumvikana. Iyo uri ahantu nka nijoro mu gakaritsiye runaka nk'umugore wawe agaca munsi gatoya hari ikintu kigukubita mu mutima, iyo ni astrotube cyangwa attract zayo ziba zigukuriye. Uri hano umugore wanjye man. Niyo umuntu yacu yambaye agatenge gasa nk'ako umugore wawe hari akantu kahita kakwa attracting, iyo ni astrotube niyo ndi gusobanura abantu bahite bayumva neza sibyo.
noneho niyo atari umugore wawe akaba ariko ari umuntu mwakoze sex aciyeho niyo yaba ari kure mu birometero byinshi ugenda avuga ngo nayoberwe yayo mu mwijima, uwo mugani ndawemera, ariko hari imigani imwe n'imwe ntemera. Uwo mugani wo ndawemera ko nayoberwe yayo mu mwijima, ariko ntabwo nuko atari iyayo cyangwa iki, ari astrotype ziba zakwatractinze. Iyo rero niyo ndimo ndasobanura. Ni ukuvuga iyo byamaze kuba byinshi, abo bantu bagukurura uri muri biro ukabatekerezaho, uratwaye ikinyabiziga ukabatekerezaho nk'ukamutekerezaho uko n'undi bye n'indi bye, ibyo bintu bituma umera nk'umusazi. Niyo mpamvu bavuga ngo abantu bajya mu bagore benshi bameze nk'abasazi, ibitekerezo byabo biramanuka, nyine ugasanga yatakaje ubukaka n'ubuhangage. Buriya abami bari abantu barenze kuba barabasha kugira abagore benshi, ariko ugasanga bakomeje ubwami. Ariko nimba umuntu yatwaraga ingoma wenda nk'imyaka 30 yonyine, bivuga yuko iyo atajya mu bagore benshi n'iki nk'abami bagiye bifata, babo bari kuzayitwara imyaka 100, cyangwa nimba baratejeje igihugu mu buryo bukiranye wenda cya 70%, bari bagiteza imbere mu buryo bw'100% niyo batajya mu bagore. Kubera ko ndaguha urugero, bavuga yuko iyo umuntu wenda ajya mu bagore mu buryo bw'akavuyo, wenda bakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bw'akavuyo, bavuga ko uwo muntu atakaza ibintu 3 by'ingenzi. Ugikora sex uba utakaje ubuzima, icyo ni kimwe, ugatakaza umwanya n'igihe. Reka nsobanurire ku gihe kugira abantu bahita babyumva neza. Ni ukuvuga umuntu nimba umuteretanye mu gihe kingana n'amezi 3, buri munsi umwandikira SMS ameze ute, umukuringa, hari udufaranga umwohereza, wenda amafaranga amanitse kuyakontaho, icyo gihe umuhereza cya buri munsi cyo kumenya uko yaraye n'uko yamuramutse, ahari, uko yabyutse n'uko yagize iki, sibyo nimba yariye cyangwa atari. Icyo gihe umuha mu gihe cy'amezi 3, umuhinzi wagiye gufasha itegeko we akabyuka ajya guhinga, we wabyutse uri kuri phone umaze amasaha 4, wabonye abantu batereta kuntu bamara igihe kinini kuri telefone. Umuhinzi wagiye mu murima akaba amaze amasaha 4 yarangije gucyura umubyizi, mu gihe cy'amezi 3 azaba yesheje wenda igice cy'umufuka kingana nk'ibihumbi 200. Wewe urimo uratereta mu gihe cy'amezi 3, umugore azaza gusuri aguhereze sex uyikore mu gihe cy'iminota itarenze 6, sibyo? Ari n'abatayigezamo. Urumva weho prof y'ibyo bintu ni iyo minota ni ibyo rari wahajije mu minota 6. Ariko prof y'umuntu wagiye guhinga we yaganinze 200, ashobora kwita bigira source ya capital akagerageza kuyagura akayikurikirana ikamuhindurira ubuzima, akagira imitungo nayo akayagura akazaheraga abazamukomokaho, igisekuru cyo umuntu kikazavamo irajya. Ariko wa wundi wagiye muri sex igisekuru kiwe ntarajye kizabamo, ahubwo azagira igisekuru gifite amadeni. N'uwari umuntu ukuraga ideni, sibyo? Hari igisekuru ukomokaho, twajyaga tubivuga kera, hari igisekuru ukomokaho kikakuraga ideni. Urumva ukavuga usanga iso byari amadeni agiye afata n'iki, batangira kuyishyura, ise yandimo 5 shayanya bahati 5 akahita bimwishyura. Icyo ni igisekuru cyakuraza amadeni. None hari n'igisekuru kikuraga ama supermarket, kikakuraga imitungo yindi nyine. Muri ubwo buzima rero, ubuzima bwo guhitamo kujya uhazira ryawe mu buryo bw'akavuyo, ubwo buzima bubyara icyo bubyara capital yabyo irambye, no kuzaraga igisekuru cy'amadeni. Noneho umuntu wenda wahisemo kwifata, urumva akifata, agira igisekuru kiraga ibintu bifatika by'ingirakamaro. Ndaguha urugero, uzarebe nk'abandi Colas Tesla ntabwo bigeze bajya mu ibi bintu byo guhazira ry'ibitsina byabo, ariko bakoze ibintu by'ingirakamaro, bagura umuriro, bakora bintu bya charge, n'ujya gucomeka charge ujye umenya ko bihwanye na Nikola Tesla. Bira ni ibintu bya Nikola Tesla. Tesla ari no mu bantu bakirese formula y'amaradiyo, ari bumva abantu abanyamakuru bavuga nyine ijwi rikakugeraho. Bira ni idea zaba Tesla afite n'indi idea yo kuzajya atuma umuntu abaho atarya, umuntu akabaho ubuzima nyine we akaba ari uburyo wabaho ukageninga imirasire y'izuba, ariko ntukenere ibyo kurya nyine kugira ngo ukomeze ubaho. Icyo ni idea Tesla yapfuye adasoje, ariko we wahita wumva ko bidashoboka. Ariko umuntu ari kukubwira ko hari igihe kizagera bagafata icyuma bakagishyira mu kirere kikagira n'igihanuke, nabwo ari kumva ko bidashoboka, ariko byarashobotse. Niba uhamagaye umuntu uri hano i Kigali, ugahamagara umuntu uri i Muhanga, mukakominikana, mugasubirikanya bigakunda, uwari kubikubwira bitaraba wari kumva ko bidashoboka. Ariko ni ikintu cyari gushoboka ko umuntu ari kujya agira ku mirasire y'izuba, wenda mu kirere bashyizemo akantu k'ikoranabuhanga n'iki gakuramo intungamubiri zikahita zinjira mu mubiri wowe ukabaho utarya. Ni ibintu byari bwazashoboke Tesla ari kubikora. Ubu rero ni umusaruro urambye nari nanzeho urugero ku muntu wahisemo kwifata mu bijyanye n'irari ryo guhuza abo badahuje munsi y'urukenyerero. Ariko ku bantu babyihirinzemo bakabyivurugutamo cyane, ntabwo byizo bikunda. Uzarebe nka ba Pablo Escobar bafitaga abagore abandi ku ngufu n'iki, cyangwa babiye barigize ibintu by'ibihazi.
urumva nta kintu kizima kigeze kijya cyangwa n'abandi bantu benshi turabazi mu mateka urabizi abantu reba Cleopatra yagiye ahirika bibikomerezwa ngo nizimbye mu magambo weho utakaza igihe wenda urugero narutanze ubitakarizamo igihe sibyo ugatakazamo ubuzima ubwo buzima ni kwa kundi wabikoze ugakuramo uburwayi ukabaho wivuza ubundi nyivuga ku burwayi mbisobanura neza nubona sogokuru ukennye ntuzumve yuko atigeze atunga ku mafaranga cyangwa atakiza ahubwo nuko yarakoze abona ibiceri sibyo ejo ahura n'uburwayi kubera kutifata neza ahuye n'uburwayi ajya kwivuza bya biceri birashira ibashije kugarura ubuzima urumva kubera atabashije kugarura ubuzima n'ibiceri yabitakaje ugasanga ashaje akennye kandi sogokuru ukennye ntabwo agira abuzukuru ariko sogokuru ukize nubwo yaba atarabyagira abuzukuru urumva rero ikintu waraga bawe ni ubuzima bwiza wikishora mu buraya rero utazahatakariza ubuzima ugakuraho uburwayi ibiciro byawe bikagenda ukabaho nk'umuntu utarigeze utunga kandi mu by'ukuri waratunze ukabura abuzukuru urumva rero aho ngaho ubwo ku buzima ndahavuye ikindi nari navuze cya gatatu atakariza amafaranga buriya umukobwa yakweretse ku itako sibyo ku itako akazamura niba ugira ubushagarira akazamura akongera akazamura gato akunama akakwegera akagukozaho buleti urumva igiciro cyose yagusaba yakwicara buriya biriya biciro ntabwo rura ijya ibishyiraho urumva rura ibindi biciro rura irabigena umuntu yaguhereza fagita ukabona ibiciro biri hejuru cyane nawe byararisinze ukajya no gusakuzwa ati kuki ibiciro biri kuzamuka ku isoko rura ikaba yakongera ikadizikirizinga bikamanukaho gatoya ariko biriya byo byazamutse yakweretse hari ahaboro urumva yakweretse ahaboro wewe igiciro cyose yashyiraho uhita wishyura nta rwego mu gihugu rubikontorora nta rwego mu gihugu rubikontorora ushobora no kuyaguza ushobora no kumusigaramo ideni cyangwa ukabona n'ikindi kintu ufite ariko igiciro icyo nashaka kuvuga nuko igiciro hariya akizamura uko abishatse urumva umuntu uzamura ibiciro uko abishaka bro ibiciro bigukura ikindi ku bijyanye n'ibiciro ahantu wowe utavangura akora negotiate umugore abashakashatsi bagaragaza yuko abagore baturusha ubwenge ahantu hari umugore ufite imyaka 20 n'umugabo wa 20 abahanga bagaragaza yuko umugore aba amurushaho imyaka 5 uwo mugabo kandi mu by'ukuri bose bangana mu myaka ariko mu bwenge umugore amurushaho imyaka 5 IQ y'umugore ibiri hejuru cyane y'imyaka 5 ku uwo mugabo bangana mu myaka no kuvuga rero umugore nimba kurusha ubwenge sibyo wamugezeho ashaka ibiceri bazazamura nkuko abishaka kandi akoresha strategy hari icyo bita strategy zo gushyiraho ibiciro igihe hariho negotiate kwa kundi bavuga ngo umuntu wagiye kugura nk'ipantaro umuntu atangira gukanga ahita akubwira ngo ni 20 ipantaro noneho ukagiye uko gatunga ati 15 agahita yibwira 15 kandi mu by'ukuri iyo pantaro igiciro cyayo cyari 10,000 icyo gihe ni strategy zo kuzamura ibiciro ku muntu w'umucuruzi abacuruzi benshi ibyo bintu babihuriyeho akenshi baba baranabyize urumva kuko hari inyandiko zigisha ubucuruzi strategy zo kuzamura ibiciro no kubigeneratinga noneho ibaze aho ngaho ni ku mugore cyangwa mu bucuruzi n'iki kuba ufite n'agatima n'agahiyoyo noneho hariya batakaje ubwenge mu gihe ubutakaje umugore asanzwe hari n'ubwo akurusha urumva ari bwaze kugena ibiciro uko abishaka Bruno sawa ibiciro bitagirana niyo mpamvu umuntu n'ubwo yaba ari umukire ute urumva n'ubwo afite za biliyoni cyangwa za biliyari akajya mu buraya hari uburyo bigabanyuka bikamukora mu nkokora kandi nimba umuntu wenda mu mwaka aba yinjije miliyoni 10 ajya mu ndaya aba yatazijyamo yakinjiza miliyoni 100 urumva icyo kinyuranyo umuntu nazakwira cyo ngo uri aseka zijyamo ku cyari umukire n'umukire ariko ntabwo ukakiza ariko yakora kuba kiza bayatabijyamo ko abantu batabijyamo umusaruro agaragara usaruro abona umupadiri w'umukene umupadiri w'umukene ari wamubona abantu bose batajya babandi twita ibirembo wari wabona ikiremba cy'umukene ikiremba cy'umukene ntabwo apfa kukibona nubwo yaba ari ahantu muri sosiyete mbi ituma ubuzima bwabo buciriritse ariko hamwe n'abaturanyi nabo ubona hari akantu abarushaho abarenzeho nubwo yabanywa inzoga ubona ko hari akantu abarenzeho ni ikigaragaza ko ibyo bintu rero bidestroyinga birasenya bro mu buryo bugaragaza niyo mpamvu njyewe nabivuze wenda atagira no mu ntekereza nabi ngavuge ki atekereza mu maroboti n'iki habaramutse haje nk'iryo koranabuhanga rya robot umuntu akagura robot ifite izo maso zifite uburyo izajya isaccessing ibyo izigera ry'abagabo mu buryo bwa burundu umuntu akayigura ariko atazayigura mu buryo buhoraho bwa buri munsi atazajya abone negotiate hagati y'iryo robo ngo umuntu akuzamura ibiciro ibiciro byawe bitware iyo robo ukayigura ukajya nayo mu buryo bwa burundu urumva za gatana zahita zibaho zibura abana bicuruza bakiri bato bahita babura
inda zitateganyijwe ntabwo zazongera kubaho, urumva development yanakiyongera kuko abagabo benshi igihe kinini bagitakaza mu maraha nyine bakora ibyo bya sex n'iki. Rero ibyo gihe habayeho iyo robot, abantu badatigegeye muri ibyo bintu, iyo robot ukaba uyifite iwawe ariho uri bwabirangirize nta n'umuntu uranakumenya. Iyo robot ushobora kugenda ukayigura rwose cyangwa ukayituma umuntu ugakora delivery, hari uburyo bayipakicinga bakayizana neza itagaragaye, wowe ukayigura ukayitunga mu buryo bw'ibanga muri security, noneho ikajya iguhaza idolari ryawe, ntuzatakaze umwanya muri ibyo bintu. Ibyo bintu rero byaba brand bikamara ahantu hose, bikaba bizwi n'abantu bose banabikoresha nk'uko dukoresha amatelefoni na za televiziyo nabikubwiye. Icyo gihe urumva iterambere ryahita ryiyongera, iterambere ry'isi ryakikuba. Ibihugu bitaratera imbere hari uburyo byateramo imbere, kubera ko banavuga yuko abanyafurika hari ukuntu dusinda cyane, kandi iyo twasinze cyane ubushakashatsi bwagaragaje yuko abanyafurika twebwe tunywa inzoga cyane, sibyo? Iyo twanywa inzoga cyane urumva dushobora no gusambana cyane, bakanavuga ko ari twebwe tunasenga cyane. Urumva ibyo bintu rero mani byo bumeze gutyo, ubwo buzima bumeze gutyo, ni ibintu bidindiza iterambere, development ikagenda gake gake. Niyo mpamvu njye mpita mbisoreza mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko ntekereza yuko ari ikintu kizashyirwaho akadomo, kuko bano bagabo n'ubundi aribo babihomberamo cyane. Bimaze kumenyekana yuko umugabo uri gukora sex ari utakaza, urumva umugore akagininga akaba ariwe winjiza abona income. Ni ukuvuga bavuga yuko iyo ubikoze igitonyanga kimwe cya spam kiba kingana n'ibitonyanga 50 by'amaraso, kikaba kinanga n'ibitonyanga 50 by'imisokoro. Urumva umugabo rero ntabwo azakomeza kumva yuko atakaza ibyo isopo wazihereza umuntu umurusha ubwenge kandi yanamwishyuye n'amafaranga yamuhaye n'igihe n'iki ngo bigumeze kubaho. Bizagira abagabo bakiriyere ikintu kimeze nk'icyo ngicyo nyine cya robot. Noneho wenda inama natanga mu gihe iyo robot itaraza, wewe nimba uzi ko urakora sex, ari umuntu ukora sex akaza yishimye yikomanga mu gatuza ngo ndamuriye ngo ndamwemeje, uramwemeje iki? Umuhaye ibyawe byose, umuhaye igihe, amafaranga n'ubuzima. Urumva kandi twabonye ibyo bintu uburyo bifite power, ari ibintu binini biri big umuntu agomba kuba afite, igihe, amafaranga n'ubuzima. Umuntu wese agomba kuba bifite kugira ngo abe ari umugabo nyamugabo cyageraho yikura agire n'ahagera. Noneho we rero aho kugira ufate ibyo bintu bitatu by'ingenzi ngo bihereze abantu ugiye ubona mu muhanda utazi, abuzi nawe utazi, ugenda ubitakaguza mu kavuyo, wabifata ukabihereza umugore wawe igihe wenda uzaba waranegekaye, umugore wawe akagusindagiza. Cyangwa se hari uburyo abagore bajya ujya umugabo asohererwa, umugore we akagusindagiza agakomeza kugutera ingabo mu bitugu, development ikiyongera, iterambere rigakomeza rikabaho. Ariko ku mugabo we wisasaniza n'iki, we nta terambere urumva ryaba ahita amera nk'umusazi. Na za astrochibe ziramuzika, ariko biba bitandukanye n'umuntu uziritswe na astrochibe y'umugore we gusa. Iki ni ikintu rero numva cyashyirwaho akadomo nk'ubwo buryo, ariko si ibintu leta yaparingamo n'iki, keretse wenda kwa advicinga igatraininga mu miryango n'iki bakigisha. Ariko ni umuntu wakifatira umwanzuro ku giti kiwe, kuko niyo atanawufashe ngo agendere mu izo nzira za nyazo z'ukuri ndimo ndavuga, n'abandi bashobora kuzavuga cyangwa banavuze, ubwo uramutse utabigendeyemo ni nawe wahuramo n'ingaruka nyinshi cyane. Kubera ko inzu yawe yaguye ugahamagara leta, inzu yanjye yaguye mu supporting, bashaka kuguhereza, tuzaza kuyikubakira wenda ku cyumweru, turaje dutanga amaripoti n'iki, dusaba imiganda baza bayigukorera. Urumva ushobora kuzamara icyumweru urara hanze n'iki, cyangwa se bakazaza hari n'abari byinshi watakaza. Ariko iyo ufite power, ibintu ari ibyaho byifitiye, iragwa ako kanya ugahita uzana abatekanisiye n'iki, ugahita ubikora bigahita biva mu nzira. So njyewe numva rero umuntu ariwe wakora umwanzuro ku giti cye, bakamakinga decision nziza izatuma agira ibyo bintu bitatu, ntanabitakaze igihe n'amafaranga n'ubuzima ntabitakaze, ahubwo akabyongera kugira ngo azabe umugabo nyamugabo. Kandi ntekereza ko nta mugabo wifuza kuzapfa nabi asuherewe. Umugabo wese aba yifuza kuzasaza ari umuntu w'umugabo, atambuka akavuga ati he's a strong man, strong. Uranditse izina. Urakoze.